ni ukuvuga ngo rero aba badayimoni ikintu bakora igihe cyo kukwatsamo irari ry'ubusambanyi, niko kazi bashinzwe, ni nayo misiyo bahawe. Ni ukuvuga ngewe rero ndashaka kuvuga cyane cyane kuri uyu mudayimoni witwa Madamu Samaki. Uyu mudayimoni Madamu Samaki ni ukuvuga ngo iyo ari ku mukobwa ahaho asya atanzitse. Niba ndashaka kukwereka ibimenyetso ubikontorora urebe, nusanga uyu mudayimoni akuriho ukwiriye gufata ibihe byo gusenga wiyirije ubusa, kandi ukazashaka n'umunyamasengesho akagukorera icyo bita deliverance, amasengesho adasanzwe y'umwihariko. Kuko uyu mudayimoni atagangaza icyitwa umukobwa, akamara imyaka n'imyaniko akirindira iyo bazashakana, ateretwa ntashakwe, nyamara ageze n'igihe, nyamara nta kintu abuze, mbese agahura n'imikasiro yo gukundwa ariko ntashakwe. Uyu mudayimoni ikintu akora ni iki rero? Agutera ibihe byo gukundwa, abasore bakakwiyumvamo, abasore rwose bakagushima, ariko umusore wese ugushimye ntabwo akwiyumvamo nk'umuntu ashaka gushyira mu mago. Umudayimoni ikintu akora, ateza umusore irari ryo kumva yaryamana nawe gusa. Kuko uyu mudayimoni ikintu akora, aza aherekeza uyu musore akaguporopoza, ariko akubeshya yuko muzashakana, akubeshya yuko muzabana nawe mugakundana, uzi ko ari umuntu muzima ukunze, mukaba mu bihe byo gukundana, ukamwiyumvamo, ugafata igihe cyo kumutereka mu mutima. Nongere mbabwire iki kintu bakobwa bashiki bacu, niba ukundanye n'umusore ntugafate umutima wawe wose ngo umwegurire burundu, ntugakorere ikosa. Nuramuka ukoze iri kosa, ndagira ngo nkubwire yuko umunsi yakwanze no kwihanganira igihe azaba yagiye bizakunanira, ari naho usanga umuntu byamunaniye kwihangana bikamuviramo gufata umwanzuro wo kwiyahura. Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga n'ubutumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke. Ubwo shitani irushaho kubagusha none, si neza ko ufite imbaraga nyinshi zirenze kwizera. Nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose. Ndagarutse mu gice cya kabiri, nk'uko nabibemereye twari turimo tuganira cyangwa se mbaha inama y'uko mukwiriye kwitwara mu gihe murimo murambagizwa. Rero ntabwo biba byoroshye, na ndimo mvuga ngo nta kintu cyiza nk'iyo ukundana n'umuntu mwitegura kurushinga, mugakundana umwiyumvamo nawe akwiyumvamo. Burya ni ibihe byiza mugirana, kuko uba wumva umeze nk'aho uri mu isi ya wenyine. Iyo ufite umuntu ugukunda nawe ukunda, wumva ntawe ushobora kubatandukanya, niyo haza amazi asuma, niyo hazi umuriro umeze gute, uba wumva wamwizirikaho mugapfana. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, ngarutse mu gice cya kabiri, nje kukubwira uburyo uyu mudayimoni witwa Madamu Samaki asigaye atwaza igitugu abakobwa, agatwaza igitugu abasore, kuko akorera mu nzego zombi, yaba mu bakobwa yaba mu basore, aho hose akoreramo. Bene data nshuti z'umusaraba, uyu mudayimoni witwa Madamu Samaki, kuko nababwiye abadayimoni bashyika muri batatu, kuko ndumva ubushize narababwiye abadayimoni babiri. Hari umudayimoni witwa rari ry'isi n'umudayimoni witwa Madamu Samaki, ariko hari n'abandi badayimoni ntigize mbabwira. Harimo umudayimoni witwa Mami Wata, hakabamo n'umudayimoni witwa Marina. Aba ni abadayimoni akenshi bakorera mu nyanja cyangwa se mu mazi, ariko nabo bashinzwe akazi ko guteza ubusambanyi mu rubyiruko
ndetse no mu ngo z'abashakanye. Ni ukuvuga ngo rero aba badayimoni ikintu bakora igihe cyo kukwatsamo irari ry'ubusambanyi. Niko kazi bashinzwe, ni nayo misiyo bahawe. Ni ukuvuga ngewe rero ndashaka kuvuga cyane cyane kuri uyu mudayimoni witwa Madamu Samaki. Uyu mudayimoni Madamu Samaki ni ukuvuga ngo iyo ari ku mukobwa ahaho asya atanzitse. Niba ndashaka kukwereka ibimenyetso ubikontorora urebe, nusanga uyu mudayimoni akuriho ukwiriye gufata ibihe byo gusenga wiyirije ubusa, kandi ukazashaka n'umunyamasengesho akagukorera icyo bita deliverance, amasengesho adasanzwe y'umwihariko. Kuko uyu mudayimoni atagangaza icyitwa umukobwa, akamara imyaka n'imyaniko akirindira iyo bazashakana, ateretwa ntashakwe, nyamara ageze n'igihe, nyamara nta kintu abuze, mbese agahura n'imikasiro yo gukundwa ariko ntashakwe. Uyu mudayimoni ikintu akora ni iki rero? Agutera ibihe byo gukundwa, abasore bakakwiyumvamo, abasore rwose bakagushima, ariko umusore wese ugushimye ntabwo akwiyumvamo nk'umuntu ashaka gushyira mu mago. Umudayimoni ikintu akora, ateza umusore irari ryo kumva yaryamana nawe gusa. Kuko uyu mudayimoni ikintu akora ni ukuvuga ngo wowe noneho iyo akurimo, ni ukuvuga ngo nawe akaba murimo, bigakora icyo bita connect. Uyu mudayimoni ni ukuvuga ngo aza aherekeza uyu musore akaguporopoza, ariko akubeshya yuko muzashakana, akubeshya yuko muzabana nawe mugakundana, uzi ko ari umuntu muzima ukunze, mukaba mu bihe byo gukundana, ukamwiyumvamo, ugafata igihe cyo kumutereka mu mutima. Nongere mbabwire iki kintu bakobwa bashiki bacu, niba ukundanye n'umusore ntugafate umutima wawe wose ngo umwegurire burundu, ntugakorere ikosa. Nuramuka ukoze iri kosa, ndagira ngo nkubwire yuko umunsi yakwanze no kwihanganira igihe azaba yagiye bizakunanira, ari naho usanga umuntu byamunaniye kwihangana bikamuviramo gufata umwanzuro wo kwiyahura. Burya umuntu ujya gufata umwanzuro wo kwiyahura nuko aba yarafashe umutima we wose akawutereka mu muhungu, akemera umuhungu akicaramo, akamufatamo icyicaro wese. Oya, ntugakorere ikosa. Ibi bihe ukwiriye kubifata mu gihe umusore yageze iwawe, mwabanye, mwasezeranye, mwabanye. Rwose nushaka ujya umwicaza mu mutima wawe wese, ariko mu gihe mutarabana ntugakorere ikosa. Ntugakorere ikosa, kuko nurikora uzarogereta umunsi yagiye. Kubyakira bizakunanira. Icyo gihe ntabwo uzatahwa n'umwuka wo kumva wanze abasore, wumve no gushaka bikuvuyemo, wumve mbese wanze igitsina gabo. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nubona uyu mwuka wagutashyeho, uzaba warafashe igihe cyawe cyo gufata umutima wawe wose ukawutereka ku musore, ukamwegurira umutima wawe wose. No, iri kosa ntukarikore, ndimo ndakuburira. Kandi inama ndimo nkugirira, nuzikurikiza, nubona udakuyemo ikintu gifatika, uzandika hano muri comment umbwira. Abakobwa benshi nicyo muzira. Abakobwa benshi nicyo usanga wisanzemo, kubera ko ufata igihe cyawe ukagitakaza ku muhungu, aho gukora ibindi byaguteza imbere, aho ukicara utekereza ku muhungu, ku buryo wumva yuko utanamara n'isegonda utanamuvugisha. Nubona buri saha umutekereza, buri saha umuvugisha, icyumweru kikihirika, ukwezi kukihirika, ibyo ni amakosa. Si uko udakwiriye kumuvugisha, yenda umubaza uko yaramutse, ni urugero, mubaza niba yiriwe neza, ni byiza, ariko irinde gutindana nawe umwanya muremure. Irinde gutindana nawe umwanya muremure. Ntukamara umwanya kuri telefone uvugana nawe, usubira mu bintu mwavuze. Kuko hari abakobwa mumeze gutyo, hari n'abasore mumeze gutyo.
naravuze ngo abasore mwebwe nzafata igihe cyanyu namwe ngira icyo mbabwira. Niba mushaka urugo rwiza, kubaka urugo rwiza, buriya hari kondisiyo uba ugomba kugenderaho kugira ngo wubake urugo rufatika, wubake urugo rurimo Imana, wubake urugo ruzaba rushingiye ku Mana, hanyuma ukazasazana neza n'uwo mwashakanye bitewe n'uko wimitse Imana mu rugo rwawe. Reka ngaruke kuri bashiki bacu. Mugomba kwirinda kwegurira umutima wanyu abasore ngo umwirundumuriremo burundu mutarabana. Cyo kuri iyo mumajije kubana ni byiza kumwiyumvamo wese, ni byiza kumwirundumuriramo, kuko nyine uba wararangije kumwegurira ibyawe byose. Ariko mu gihe mutarabana irinde gukora iri kosa, hatejo utazicuza. Reka ngaruka rero ku mudayimoni witwa Madamu Samaki. Uyu mudayimoni Madamu Samaki ateza abakobwa igikundiro. Ni ukuvuga ngo umukobwa urimo uyu mudayimoni Madamu Samaki, iyo yicaye muri wowe ntubimenya, nta nubwo ubimenya. Wowe ubona ukundwa ukagira ngo ni ibisanzwe, ukabona n'abasore baza bakubwira, baguporopoza iby'urugo, ukabona birangiye bakubwiye kuryamana nabo, wowe ukagira ngo ni ukugukunda gusa, ariko uba uriho uyu mwuka, uba uriho uyu mudayimoni. Uyu mudayimoni bene data bashiki banjye, mushatse mwamufatira umwanzuro, ukamufatira ibihe, ukabwira Imana uti Imana, uyu mudayimoni niba ndiho, mfasha akurwe ku buzima bwanjye, nkeneye urugo rufatika, nkeneye umusore uzambwira ijambo rizima, atambwira ibintu byo kuryamana nawe. Rero fata iki gihe, niba uzi ko ukundwa n'abasore bikarangira bakubwiye iki kintu, bikarangira ubona n'abaje bose bashaka ko muryamana, menya yuko uriho uyu mudayimoni. Nshobora kubivuga gutya ukumva ari ibintu by'agatwiko. Ngewe narababwiye ngo sinaje hano kuri YouTube gutwika, naje hano kubw'umugambi w'Imana, nza kubwawe no kubw'abandi. Rero niba Imana impaye kuvuga iki kintu, gikurikirane kandi ushyire mu bikorwa iby'iri jambo. Hanyuma nubishyira mu bikorwa bizakugirira umumaro, kuko ni wowe bizafasha. Ngewe ndi hano nk'igikoresho cy'Imana. Ushobora kumfataho ijambo akavuga uti uyu nawe araje, uzantindaho uvuga ibitari byo, ariko ngewe nk'igikoresho cy'Imana nzakubwira nindangiza nigendere. Ariko nubasha kubyumvira bizakugirira umumaro mu gihe cyawe urimo no mu gihe kizaza. Havugwa menshi akumvwa na bene yo. Noneho ikizakuranga rero kuriho uyu mudayimoni, umudayimoni agusiga isura y'igikundiro. Ni ukuvuga ngo rero nubona ukundwa n'abasore cyane cyane, ukabona ubwirwa ibi bintu cyane, fata ibihe usenge ndugu yangu, kuko warinjiriwe ntiwabimenya. Fata igihe cyo gusenga, reba imyaka ugezemo. Niba ari imyaka irimo igenda irenga, hari imyaka buriya ngo umukobwa iyo itangiye kugera aba ageze mu gihe cyo kwiheba. Iyo ugeze muri 25 aba ari igihe cyiza cyo gushaka, ariko iyo ugeze muri 30 tangira usenge, kuko niba Imana itaravuganye nawe ikakubwira ko yagukereje ku bushake bw'impamvu, kuko hari abantu Imana ikereza, hari imitego Imana ibarinda ibiri imbere yanyu, ntimukajye mubyinubira. Nibyo njya mbabwira, nibigutindije hari ibyo igira ngo bitambuke, hanyuma itegura urushako rwawe. Ariko hari n'igihe ugera muri iyo myaka bitewe n'uko hari ibyakuzinze wowe utazi, bikwicayemo, bikurimo, bikugenderamo. Rero fata igihe. Niba ugejeje mu myaka 30 akaba hari nta kintu Imana yakubwiye yuko yagutindije ku bushake, hari impamvu, fata ibihe byo gusenga wirukane uyu mudayimoni. Fata ibihe byo gusenga wirukane uyu mudayimoni. None kizakubwira kikakwemeza neza yuko uyu mudayimoni yakwinjiye, yakagufatamo icyicaro, bakakwinjiramo barenga umwe. Uyu mudayimoni Madamu Samaki
n'aba badayimoni babiri nakubwiye, Mami Wata na Marina, ikizakubwira ko bakwicayemo bafashemo icyicaro nuko iteka uzumva irari ry'ubusambanyi riguhindamo, aho kugira ngo utekereze ibintu by'urushako ubyiyumvamo, ariko irari ry'ubusambanyi ukumva yuko umugabo wese mwiza wumva yuko mwaryamana, cyangwa se ukumva yuko utamara ukwezi, utamara icyumweru utarabikora. Aba badayimoni barangije gufata ibyicaro muri wowe. Aba badayimoni barangije gufata ibyicaro muri wowe, nushaka utabaza Imana, nushaka utakambira Imana, nushaka usaba Imana imbaraga zo gukurwaho aba badayimoni barangije kugutagangaza. Ushobora gusazira aho ngaho ari abo bagutagangaje, ari abo bakuzinze, bakuzingira muri ibyo bihe, bakaguherereza muri uwo mwuka ukajya uwuzereramo. Uwo mukundanye akuzanira amafaranga muryamana, uwo mukundanye aguporopoza ibihe byo kubana nawe, ariko bikarangira agutuye mu gihe cy'ubusambanyi, bikarangira agukwepye yigendeye. Warinjiriwe, emera ufate ibihe byo gusenga. Ikindi, ushaka abanyamasengesho bagukorere deliverance. Uyu mwuka ukuriho, uyu mwuka uzagutagangaza, uyu mwuka uzatuma utubaka urugo rwawe ngo rukomere, uyu mwuka uzatuma udashaka, nunashaka ntabwo urugo rwawe ruzakomera. Bene data, reka ngarukira aha ngaha, nzagaruka mbakorera igice cya gatatu. Igice cya gatatu nzagarukamo, noneho nzaza nkubwira uko umuntu ushatse winjiye mu rugo, yaranyuze muri ibi bihe by'ubusambanyi, yarigaraguye muri ibi bihe, atarahinduwe n'amaraso ya Yesu, atarasengewe ngo akorerwe deliverance. Nzakubwira noneho umwuka urandata aya maraso no ku rubyaro rwawe, nkubwire umwuka uzakurikirana abana bawe kuva ku buvivi n'ubuvivure. Bene data, hari igihe muhemukira abana banyu, bashiki banjye, mu gihe mwijanditse muri ibi byaha by'ubusambanyi. Hari igihe muwe muhemukira abana bazabakomokaho. Hari ababyeyi mwahemukiye abana banyu, iyo badasenga, iyo badahuye n'ibihe byo gusenga. Nshuti z'umusaraba, uyu mwuka urarandata paka ku buvivi n'ubuvivure ukabatagangaza. Ibi nibyo nzagarukaho ubutaha. Rero niba wifuza yuko tuzagarukana tugahurira hano kuri channel, kuri Niwe Mucyo TV official, usabwe gukanda subscribe, ugakanda like, kugira ngo niba iki gice gisohotse uzabe mu ba mbere bazakibona. Amahoro y'Imana nabe kuri wowe wankurikiranye. Imana ikugirire neza, kandi niba uri muri ibi bihe, Imana igusange, igutabare, ikugirire neza. Shalom, shalom.